nawe nagasugi umunsi umwe agasugi agakobwa nyine keza ari karanga nasoma kanimero kawe ndavuga ati none ibi ni ibiki ndiruka nasoma kanimero kawe Faburi ariko umuntu agwa nabi ugasanga wenda ari kurumba amaguru ariko uri ku amaguru neza nanjye ngira vuba yakamba muteka mutwe wa MTN aramamagaye. Allo Uwasura twumva neza. Ego nitwo Uwase Vanessa yego. Yego Uwase Vanessa uhamagawe no kuri MTN ku gikorwa tumaze iminsi 3 turimo. Aho turimo kugenzura amasimo kadagiye yanditse ku maranga mu nzu yanyu. Yego. Tugufashe tugufungure. Ndi kumwe na yewe. Ye karame mama. Mfasha ngwino muvuganire n'abantu hano batamfungira simuka. Mwiriwe. Yego mwiriwe neza. Yego. Ni kuri MTN twahitumuhamagaye wa mubyeyi. Reka. Hari simukadi bamwanditseho ziri gukoreshwa n'abateka mutwe zigwa. Kandi wowe uri umuteka mutwe. Gateka inyanya ko ku rugari. Ati shahu ngende ngira ngo ngiye gutangira gahunda ngira ngo hapfiriyemo imbeba kandi hari abakobwa rwose bagenda yanakicara byonyine ubwabyo ukumva rwose hepfo hari umwuka uri guturukayo wagira ngo hapfiriyemo ipanya nk'abakobwa mwe mwakimenye mukanisukura mukanitawaza mugakoresha amazi muri ubwo bubuno bwanyu wa macho wa majwa we Mama pe ukaju Mama pe bagu uhita ufata uriya muryango Mama pe fata umuryango hariya Akubajije ngo watandukanye n'umugore wamusubije ngo iki namubajije nimba se yakebana na nyina ibintu byugasanga abasore abagabo bakiri bato cyane ku cyumweru uzitegereze no mu makorari cyo bitazaruhaya sanga atera tubwanwa bugera cyo bitubwana hari n'umugabo usuza ukabona ni ruhaya neza wamusuza turaho ngashaha irwo mugabo zagashaka kabona ni ihene y'izuba neza impamvu dufite izi telefone yakaracyajya mu ndaya ayiguza akakanya bahita bayimwiba urabona nk'iyi telefone uyisize ahantu nta muntu wayikwiba iyi ngiyi ntawayikwiba ariko mfite smartphone ibura icyo nkubwiye cyo mbwira n'abanyarwanda bose mfite smartphone ni izina ry'Imana ntabwo nayimara na kabiri Linda wazambabarira ukambumuza ko nyoko bujasha oya nose Linda niba ari mabuja maye ntabwo namubomora nge na cameraman byaranze agasha ariyo ukunda yaye mazi ngiye ayarubire yose nakwinwe sinangombwa guteka ukwagera nubwo bavuga ngo abarimo utuyoka tugera mu nda tugahura n'iyange yabaye ikigugu imaze imyaka 50 n'ingahe ikayirya vuba rero umugore nabavuga nka radio ya keri yajyaga gufunga muza akantu kabaga ngo yabaga ifunze hari igihe umuntu abatunze umugore uvuga gutyo umugabo w'Inyanza we yatahanye grenade azi ko ari iteke nzabikora nyine no mpamvu nkubwiye ngo kubera kuri imbwa reka abantu badufashe urimbwebwe kanyo urimbwa icyatumye nkukunda nuko nashobewe nkabura umugabo hari umupolisi ugenda nabi mu muhanda rimwe araza arahagarara amugezeho ndihengeka mucondo amazana ariko fandi tuvugisha ukuri baguhaye ranka bakongeza uyu muhanda ku buryo uvuka uhagararamo twe ntitugende ati iki arandeba araseka azumuza umutwe atuma baresikoze ubangamiye rubanda genda ukuremo imyenda tumenye ko ari umuturage wananiranye duhamagare polisi ureke kwitwaza imyambaro wowe baguhaye imyenda yo kuturinda none urimo uratubuza agahenge uva mu nzira araturika araseka nyirangije aramubwira ati siko batumbabarire pe ati n'abari inyuma bambabarire genda nyine va mu nzira tugenda aragenda
reka maze ngubaze wowe utangiye kunywa kacyayi ka mukaru ese ndi umugore wawe ndi umugore wawe ra nabonye ufite ibiraba hano inyuma ushobora kuba warabyaye muvanye umwarabyaye mu urakarabirana nkureba genda karabirane mu isanduku uregere senti ukunde banjye umuziki iki kibuno nkibonye vuba ahangaha nta mwaka wari washira ni vuba ahangaha nkibonye hanyuma ariko se mwaye ubwo rero ubwo wasanga nanone bavuga bati ibi ni mugomba kuza hano kuri polisi mukatubwira ibyo mwakoraga Isa ntabwo uri umusiramu niwe ndagapfusha rukabaze na Haruna twazanye niwe Haruna ni nge Haruna Haru assalamu alaykum nari kuba umusiramu habura gato abiteganya bitegete ntabwo ndahirire yanditse byanditse ubwo babwiye ikibabaye njyewe Sayimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko y'u Rwanda amategeko ateganya njyewe Sayimana Jean d'Amour Sayimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko Sayimana Jean d'Amour njyewe wayirika de Ben rwose ari kumwe na Pamela rwose mu buriri Pamela ari kujya shima muri buriya bwanwa bwa de Ben rwose shamana oya abanyiri ibyondo rwose muratubangamira umuntu niba umukobwa aje kumusura ngo ni ikibazo kandi tukwishyura buri kwezi every month tunakupa franga umukobwa yaza kunsura ngo mwirukane nose na mushiki wanjye naza kunsura uzazivuye ngo ndi kumwe n'indaya cyo ni kibazo ese nubwo yaba indaya ije kunsura wowe ibyo birakureba ushaka igisoro kimeze gute kizaguhoza nk'amarira njyewe rero reka mbabwire navutse ndi umukene nkora ndi umukene n'umuntu acyari umukene sha umukene wape kabisa kurara wambaye busa reka nubwo ari umugore umeze gute ko hari umukobwa hamwe ati ngewe kuryama ugomba gukuramo imyenda yose tugakuramo imyenda yose ngo mbese ngo umubiri wawe ngo ntago nguri proud ndambwira proud niki byama dukora akazi uheruka kuryamana n'umukunzi wawe ryari wowe Fritz ndi kuryamana nge bingezeho gute wandetse nkaguma niyicarira ndyamije njyana none se yaka koko ntago byara wiki waretse tukabyarana wiki ntabwo nakubomora se ngo nukuri mabusha ngo mbyara kubera abantu bambwiye ngo muzambomora njyewe nani nzovuga wabona none se bwo ari yakana nzovu wabomozana ari wana nzovu shaka napfa kubomoza wowe
nzovu wese ntabwo yakubomora Kasongo Gafunze 40 nakingiye iminota ingahe 40 turi mu buriri njye nawe ngombo nawe wowe Twatiri muri sala tukora filime iminota 40 cyeka nje kukuyabura wa iyo muteretse ubwo bwanwa muba mwabaye basumayeri muri ba Habibu mupantekote n'ubwanwa guti murarakaye ngaho ngo ni 040 ngiyi imiheto y'ubwanwa ahangaha niko ye Imana ikora aho ndi mugira ngo ijuru rijyamo amasarigoma barakubashye ugasanga umuntu w'umusore yambaye agapantaro kamuhambiriye kamubosha hejuru wagira ngo yicaye mu gasahani kamanuye ku maguru nubwo yabatagira akaguru wagira ngo n'urubingo kabasha utuguru ibyo bitangwa ni mu icupa urajya mu icupa urwarwa uri byeri mu rupantekoti yambara icupa nkande wabaye mitsingi ryari umugabo yatorotse gereza saa 9 z'amanywa ibinyamakuru byose biravuga biti umufungwa witwa Dodosi yatorotse n'ibinyamakuru bishyiraho arataha bageze mu rugo nka saa 9 z'ijoro umugore akimukubita amaso akumubwira ati baragufata isi yose yakumenye ko kubunda guhisha he hamwe ati niko mbwira waruriye ko amakuru yavuze ko watorotse saa 9 ukabona ngo saa 9 waruriye undi ati igihe atarasobanura ati ndakuzi ubwo wari uri muri za ndaya zawe nta nubwo yatekereje ko umuntu yihishahishaga ngo aze kugera mu rugo urumva uwo mugore akugiriye inama uwo wabwiye umugabo we watorotse atanga ko yavuze ko watorotse saa 9 nibura na 30 bakabigeza kuva kuri gereza ugera iwacu nta minota 10 ugeza hanyuma y'amasaha 5 uvuye muri za ndaya uwo mugore nagira inama undi mugore wubatse nawe ko yubatse azamuhiye ahoze umugabo ku nkeke kuri urwo rwego mu Ruhango aho umugabo yishe inzoka arayotsa arayirya mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda humvikanye inkuru idasanzwe y'umugabo witwa Ntawumenya umunsi François wishe inzoka maze aho kuyijugunya arayotsa arayirya ibi byatangaje benshi mu baturage baho bamwe babifata nk'ibisanzwe mu gihe abandi babibonye nk'ibidahuje n'umuco nyarwanda ngewe amafaranga atanze menshi ni 10,000 ntago meze nkayakutanga 2,000 ibiki oya 10 nge naritanze umwana nari muvanye hehe hano i Remera bahita muri Agence Papa yari umwana uvuye mu giturage ndabwene kanange ndiye umubebi numve kanange ndiye umubebi numve kanange ndiye umubebi numve 10 namukubise 10 mfata roge ya 4 14 mfata mugurira agafanta nanjye nigurira inzoga mbese byahwanye na veni ariko we yabaze ntiyarenza 3 ejo sinambaye ikariso yawe igahita ikagwitankoza no ku mubiri yipfundika ngo yipfundika pfunda ku ikariso siribagaho n'amafaranga naguhaye amayanga cyaje bose bari kuvangakira ngo tugure akantu igiceri cy'ijana y'amayero igiceri cy'ijana y'amayero uri kwikiza nawe ngaragaza kuri momo ngiye kugura ikibiriti nakiguze turagicanisha iwacu ngewe niyo mfite kano gatelefone gatoya akamemori kadi ikintu mbanza gushyira kuri memori kadi njya hariya kumushyiraho porono zose nyinshi cyane kazinshyira ku murongo ubwo ikibazo cyo kujya gutereta ubwo kiba gikemutse gikemukira aho ngaho kuri izo video yaka kuki abagore muba mushaka kuturoza muri hindukira erekera hano hindukira erekera hano ni ibyo nyine siko kazi kawe kandi urete nawe nakuri turisuka mu bwonko bwonko ki nabyo ngo uje kureba warinyatse nga wahinze je kubura gukinira hepfo arakina mu bihuzi mu nshokorose kere wambabarira koko wambabarira wa mukobwa nawe utangashurira umutima
wamubona wa mukobwa kare mbese bino hano kare mbona kubya ngo yakwicarira yajujura reba uja kwicara Njari. munsi basesekamo igitenge oya ntawe kimwe Gica hejuru. Ngwino tugenda. Nikoze ma. Avuze down chin. none reka tubivuge ukuntu bivugika ni gute woza ni gute umukobwa ufite inzara zireshya gutya yikorera isuku hariya hasi hehe hasi avuga nyine kuko wari ugiye kuvuga si ngombwa nyine abantu bahita babyumva okay nese mvuge ku mano mu mano mu gisimenti wowe ntabwo bari ibintu byatari nose ni ngombwa ngo niba ugikoze isuku ugende ego ntabwo niyo mpamvu wa muganga